aba bashakashatsi ba bandi bakomera ku ihame ryo gushaka ubushake bw'Imana barahabwa isezerano tumaze kubona muri Zaburi ya 32:8 ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Abakomeza amategeko y'Imana abo barahirwa, abo ngabo bonyine nibo bazemererwa kwegera cya giti cy'ubugingo. Nshuti y'Imana, wowe ushidikanya amategeko y'Imana yuko akwiriye gukomezwa, ukabwirwa n'abigisha bamwe yuko ayo mategeko yavuyeho, ndagira ngo ngusabe n'inginga mu izina rya Yesu kugira ngo wemere kwigishwa n'Imana, kuko Imana irashaka kukwigisha. Barahirwa abakomeza amategeko y'Imana kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Ese wakwemera kuba mu bahirwa? Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Reka twishimire kugendera mu mucyo, reka tugire kwizera Yesu Kristo. Umwizera ntabwo azarimbuka rwose, niko isezerano rivuze, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi uwo muntu azagendera mu mucyo, ibyo azakora bizaba ari byiza kandi bizagaragara ko byakorewe mu Mana. Vandimwe muri Kristo Yesu, twongeye kuri platform y'umucyo w'isabato. Nongeye kwishimira kubona aya mahirwe akomeye yo guhagarara imbere yanyu tuganira iby'Imana, ubushake bw'Imana bukaboneka mu ijambo ryayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ko yakomeje kuturinda uhereye igihe twatangiriye iyi gahunda, dusuzuma kandi twibaza ku byerekeranye n'umucyo w'isabato, uhereye mbere na mbere icyaha kitarabaho mu ngobyi ya Edeni, ko Imana yashinze isabato, tukaza kureba uko abakurambere bacu bagendanye n'Imana bakomeza amategeko yayo harimo n'isabato. Uyu munsi dushinze ibirenge byacu ku musozi Sinayi dusuzuma ya mategeko Imana yahaye Abisirayeli, ikayahereza Mose yanditse ku isate 2 by'amabuye kugira ngo imenyeshe abantu b'Imana ubushake bwayo. Rya torero rya mbere ryari mu butayu, itorero ry'Imana muri icyo gihe ryahishuriwe ubushake bw'Imana, kandi tubona ari ibintu bikomeye cyane. Mu byigisho byabanje twaganiriye itegeko rya mbere n'umuvandimwe Elder Joseph adusobanurira itegeko rya mbere, ryaratunejeje cyane. Niba utarabyumvise ndagira ngo uzasubiremo icyo cyigisho kidusobanura ko itegeko rya mbere duhishurira Imana, ridutera kumenya Imana kandi tukimenya ubwacu, kugira ngo ibyifuzo byacu, amarangamutima yacu uko turi kose tuyihe, kuko ifite ububasha n'imbaraga zidasanzwe zo kuturengera. Twe kugira ikindi kintu icyo aricyo cyose tuyisimbuza, haba ibigaragarira amaso cyangwa twebwe ubwacu, ahubwo Imana ibe ifite icyubahiro kiyikwiriye mu mitima yacu ngo bidutere kuyishaka. Twaje no kuganira nanone ku bijyanye n'isezerano rishya n'isezerano rya kera, twongera kwicukumbura mu buryo twitondewe. Ikigisho cy'ubushize twarebye ibyerekeranye n'uko Imana yatanze amategeko yayo mu buryo budasanzwe ku karubanda, ibimenyetso byinshi bigakorwa. Tubona yuko ibyo bintu byakozwe muri ubwo buryo bikagenda bikiyandika mu ntekerezo z'abantu, bikaba ari amateka azwi adasanzwe bitewe n'ibimenyetso byabiranze. Ibyo bintu bitavaho gutyo gusa ku bantu bibwira ko amategeko y'Imana yavuyeho. Tugiye kongera twumve, tuganire indi nsanganyamatsiko nifuza ko tuvuga ku bijyanye n'amategeko y'Imana. Rimwe na rimwe iyo ntekereza numva mfite ibintu byinshi navugaho, kandi nkumva hari nakabaye mfite izindi mbaraga zatuma mbivuga cyane kugira ngo nge nawe tubyumve neza. Ariko ndasenga Imana cyane kugira ngo Mwuka w'Imana ubwe abe ari we utwigishiriza ibi bintu. Muri aka kanya ngiye kuganira namwe icyigisho kitari kirekire, nahaye umutwe uvuga ngo kwigishwa n'Imana, uko Imana ishaka kwigisha umuntu amategeko yayo. Mbere yuko turambura ibyanditswe, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, Umwami wacu,
tugushimiye ko nanone duhaye amahirwe yo kuza imbere yawe tuze kwigishwa nawe. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije ngo ritubere umuyobozi, turisome dusobanukirwe inzira zawe. Kandi tugushimiye Mwuka Wera wasezeranwe kugira ngo ajye abana natwe, atuyobore mu kuri kose nk'uko ijambo ryawe ryabivuze. Muri aka kanya tugiye kuganira n'abantu bawe ibyerekeranye n'uko ushaka kutwigishiriza, kuruta ko hari undi muntu uwo ari we wese wabasha kubitwigisha, kuko kenshi na kenshi yabyigisha bigendanye n'amarangamutima ye, ariko urashaka kubitubwira kuko ari ibyawe. Uduhe kunguka ubushake bwawe kugira ngo tubugenderemo, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Kwigishwa n'Imana, uko Imana ishaka kwigisha umuntu amategeko yayo, niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Reka mbanze nsome isezerano Imana yasezeranye riri muri Zaburi ya 32. Zaburi ya 32 umurongo wa 8 aratubwira ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Ayo ni amagambo y'Imana ubwayo. Imana irasezerana isezerano rikomeye cyane, ibwirage nawe uyishaka n'umutima wose, ushakashaka mu byanditswe ngo amenye ubushake bwayo. Iramuha isezerano rikomeye ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Mbese abantu babwirwa aya magambo ni bande? Abantu Imana isezerano isezerano rikomeye ni bande? Ni abantu tubwirwa mu Efeso igice cya 5. Amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana Paulo yandikira Efeso, abagira inama ku murongo wa 10 w'igice cya 5 ngo mushakashaka uko mwamenye iby'umwami ashima. Aba bashakashatsi babandi bakomera ku ihame ryo gushaka ubushake bw'Imana barahabwa isezerano tumaze kubona muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8 ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Andi masezerano akomeye cyane nk'uko yanditswe mu byanditswe byera, Yeremiya igice cya 11 umurongo wa 29 hatubwira yuko nanone Imana izatuyobora. Reka njye muri Yeremiya nsome. Oya, ntabwo ari Yeremiya igice cya 11, ni igice cya 29. Ndasoma umurongo wa 11 ngeze ku murongo wa 13. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Umurongo wa 13, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Mbega amasezerano y'Imana yuko ishaka kutwigisha, yuko tuzayibona, yuko tuzabona ubushake bwayo tukabusobanukirwa. Ni isezerano ry'Imana. Mbese ufite ikibazo kubyerekeranye amategeko y'Imana? Mbese urumva hari urujijo ku banyamadini bakwigisha? Hari ibintu biza bikarwana mu mutima wawe? Ndagira ngo nkubwire yuko Imana ishaka kukwigisha, kandi niba ushakashaka ngo umenye ibyo umwami ashima. Isezerano ry'Imana yatubwiye ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Kandi isezerano yatubwiye ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ariko mbere yuko tureba uburyo Imana ishaka kutwigishamo, ndagira ngo mbanze nibutse abashidikanya amategeko y'Imana icyo bakwiriye kuzirikana. Hari amagambo maze iminsi ntekereza y'umugaragu w'Imana Yohana ukundwa. Yohana wa wundi wabanye na Yesu, ntumwa ya Yesu, yavuzwe ko yari umwana w'inkuba, ariko aragenda yomatana na Yesu rwose amwigiraho ibintu bikomeye cyane. Ese Yohana tubwira iki? Yohana ari amagambo yahishuriwe ari ku kirwa cy'Ipatimo. Amagambo dusanga mu byesho igice cya 24 umurongo wa 14 hatubwira amagambo akomeye. Hatubwira abahiriwe abari bo. Batubwira ngo hahirwa abakomeza amategeko y'Imana. Iyi Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu baravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Ariko nureba mu busobanuro bwo hasi bw'aya magambo bazasanga bakubwira yuko ayo magambo noneho hari ikindi yerekeyeho. Abamesera ibishura byabo bisobanuye ngo abakomeza amategeko yayo. Hahirwa abakomeza amategeko y'Imana kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo.
kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Nidukoresha Bibiliya y'Icyongereza King James Version, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. Abakomeza amategeko y'Imana, abo barahirwa. Abo ngabo bonyine nibo bazemererwa kwegera cya giti cy'ubugingo. Nshuti y'Imana, wowe ushidikanya amategeko y'Imana yuko akwiriye gukomezwa, ukabwirwa n'abigisha bamwe yuko ayo mategeko yavuyeho, ndagira ngo ngusabe n'inginga mu izina rya Yesu kugira ngo wemere kwigishwa n'Imana, kuko Imana irashaka kukwigisha kandi irakubwira muri aka kanya ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, abakomeza amategeko y'Imana, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure muri rwa rurembo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo rwera Yerusalemu nshya. Andi magambo dusanga mu Byahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe kiratangaje cyane, kandi iki gitabo cyanditswe mu myaka myinshi cyane Yesu Kristo amaze gupfira umunyabyaha i Karuvari. Benshi bavuga ko amategeko yavuriwe igihe Kristo yavugaga ati birarangiye, ariko iki gitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe mu myaka isaga 60 nyuma y'uko Kristo apfiriye i Karuvari ndetse yarazutse. Reka tujye mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, hatubwira iki? Hatubwira ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ngo bagenza gute? Bitondera amategeko y'Imana. Abo ngabo nibo Satani arwanya, nibagomba kwibasira. Igice cya 12 kivuga iby'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani kugera ku herezo ryayo. Muri iki gihe giheruka rero ikiyoka kigomba kwibasira abo mu rubyaro rw'umugore, mu rubyaro rw'itorero, kandi abo basigaye mu rubyaro rw'itorero n'abakomeza amategeko y'Imana. Abo ngabo nibo bazibasirwa gusa kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbese uri muri urwo ruhande? Niba utarurimo, uzisanga mu ruhande rw'abarwanya Imana, mu ruhande rw'abayobowe n'ikiyoka. Nshuti yanjye, dukwiye kubitekereza neza. Intambara iheruka iri hagati ya Kristo na Satani, iri hagati y'abayoboke ba Kristo n'abayoboke ba Satani, izaba yibasiye. Satani azaba yibasiye abakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ikiyoka kizabarakarira, uburakari bukaze, kandi turi kubona ibimenyetso bikomeye biri kubitwereka muri iki gihe giheruka yuko bikaze cyane, kandi imyiteguro yo kwibasira abana b'Imana irarimbanije. Ibyahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 6 kugeza wa 12 atubwira iby'ubutumwa bwa marayika batatu. Marayika wa mbere arangura ati mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Aya magambo tuzayagana, turebe agaciro k'amategeko y'Imana mu rubanza, turebe icyo guhimbaza Imana bisobanuye, turebe no kuramya Imana n'isano bifitanye n'amategeko yayo. Igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye. Erega nta rubanza rushoboka, twarabiganiriye ubushize, nta mategeko ahari. Amategeko y'Imana rero ni ikintu cy'ingenzi cyane muri aya masaha aheruka y'urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi. Ariko igihe tugeze ku magambo avugwa na marayika wa gatatu, avuga ibyo ushaka kuramywa, inyamaswa n'igishushanyo cyayo, aravuga ati umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, azagerwaho n'umujinya w'Imana udasanzwe. Ariko umurongo wa 12 iyo tugeze utubwira amagambo akomeye, uratubwira ngo aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Igihe uruhande rumwe rwiyemeje kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, urundi ruhande rwo rushikamye ku mategeko y'Imana kandi rufite kwizera kwa Yesu. Erega nizo mpande ebyiri nta zindi. Amategeko y'Imana rero ni ingingo y'ingenzi. Mbese iki gitabo cy'Ibyahishuwe tukimenyaho ayahe makuru? Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1. Reka tubanze twumve iki gitabo kiduha amakuru adasanzwe kandi kizamura kikerereza amategeko y'Imana ku bantu bayo muri iki gihe giheruka. Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1 haratubwira izina ry'iki gitabo. Havuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze bikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ya Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Reka nsubiremo aya magambo atangira. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze bikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ya Yohana. Mbese aya magambo bisobanuye ko yavuye he?
aya magambo yavuye ku Mana, maze Imana yaha Yesu wa wundi waducunguye, umwami wacu n'umutware utwara abatware, maze Yesu nawe ayahereza marayika aragenda yashyira Yohana. Ndagira ngo nkubwiye ko aya magambo ari ay'umwimerere. Tumaze gusoma ngo ukize, barahirwa abakomeza amategeko y'Imana kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Mbese wakwemera kuba mu bahiriwe? Mana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Hari ikindi Yohana yanditse mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana nyine, igice cya 14 umurongo wa 15 dusoma ngo ni amagambo ya Yesu: ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Haleluya! Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ariko reka nsome amagambo akurikira aya ngaya maze kuvuga. Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 gifite andi magambo akomeye yo kuzirikana. Umurongo wa 15 w'igice cya 14 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Umurongo wa 16, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Mbese nshuti yanjye, wowe uvuga yuko uyoborwa n'umwuka, mwuka akakuyobora ku kwica amategeko y'Imana, ko ahubwira isomo Yesu ari kuvuga yuko umuntu abasha guhama mwuka wera ari umuntu ukomeza amategeko ye. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha. Itinerari y'ibisubizo uko ibintu biri bukurikirane ni urukundo dukunze Yesu. Turifuza kugenda nkawe, turifuza kumera nkawe. Nuko Yesu asanga mu mbaraga zacu bidashoboka, aravuga ati rero nanjye icyo nzabakorera, nzasaba Data abahe mwuka wera, mwuka w'ukuri, kandi uyu mwuka w'ukuri wo kubana namwe ibihe byose. Umurongo wa 17 tubwiye ikintu gikomeye: niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, ntabwo abisi bamuhabwa. Abafite imitekerereze inyuranye n'icyo ntabwo bahabwa mwuka wera. None uhamye ute ko ufite mwuka wera winubiye amategeko y'Imana, udashaka kugenda nk'uko Yesu ashaka kandi ko bisobanukira mu mategeko ye? Mana dushoboze kumva aya magambo. Yohana akomeza kutubwira amagambo akomeye mu rwambere rwa Yohana, rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Amen. Abari mu ruhande rw'abarwanya amategeko y'Imana ariko b'Abakristo baravuga bati amategeko atugenga naya ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunde Uwiteka umutima wawe wose. Ariko gukunda Imana n'umutima wawe wose bisobanuye iki? Rwambere rwa Yohana 3 umurongo wa 5 umurongo wa 3, kuko gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Reka tujya mu rwa kabiri rwa Yohana. Rwa kabiri rwa Yohana 6 ni igice kimwe umurongo wa 6. Uru ni rwo rukundo, nuko tugenda dukurikiza amategeko ye. Amen. Urukundo ni iki? Nuko tugenda dukurikiza amategeko y'Imana. Reka dusubire mu rwambere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3 haratubwira ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ukuri ntabwo kuri muri we. Reka da. Umurongo wa 5, ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Amen. Iki nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Nicyo ngicyo. Nuko tugenda nk'uko ijambo rye ritegeka, nk'uko tugenda nk'uko amategeko yabidusaba. Icyo gihe ngo iyo bimaze guhinduka imibereho yacu, urukundo rw'Imana bari rumaze gutunganirizwa muri twe, aho hajemo ingingo yo kwezwa. Tuba tumaze kwezwa rwose, kandi Imana irashaka kutweza kugera ku kuzura kw'Imana, ngo tugire imitekerereze nk'iyayo. Twasomye amagambo ari mu rwambere rwa Yohana igice cya 2 umurongo usoza wa 16. Paulo avuga ati dufite gutekereza kwa Kristo. Imana irashaka ko tugera ku gutekereza kwa Kristo. Ubugingo bwacu niba bukifuza gukora icyaha, bwifuza iby'ijuru, buhumeka umwuka wo mu ijuru. Amagambo nsoma mu migani ya Kristo baranditse ngo
imico y'Imana igaragarira mu mategeko yayo. Bityo rero kugira ngo mubashe komatana n'Imana nuko amahame y'amategeko yayo yakorera muri buri mikorere yose yanyu. Kristo ntabwo yigeze akuraho n'akantu na gato ku mahame y'amategeko. Yashyize ahagaragara ibyo kuyitondera akoresheje imvugo itibeshya ko ariyo byangombwa bisabwa by'ubugingo buhoraho, ari nabyo byangombwa byasabwaga Adamu mbere y'uko agwa. Muri iki gihe ntabwo Uwiteka asaba umuntu gukora ibiri hasi y'ibyasabwaga umuntu muri paradizo. Kumvira mu buryo bunonosoye ndetse no gukiranuka kutagira ikizinga nibyo Imana idusabwa. Ibisabwa mu isezerano ry'ubuntu bihwanye neza n'ibyasabwaga muri Edeni. Kwihuza n'amategeko y'Imana yera, akiranuka kandi meza, icyo ni Imana idusaba. Ariko mu bushobozi bwacu se biri he? Nicyo gituma Yesu avuga ati nanjye nzasaba Data azabaha umufasha, Mwuka w'ukuri azabana namwe, maze areme muri mwe umutima mushya, umutima wo kwishimira amategeko yayo. Cyama mu izina rya Yesu, iyi mico y'Imana igaragara mu mategeko yayo igahinduka iyacu, tukayishimira rwose. Nshuti yanjye, Yesu Kristo yafashe igihe kinini asobanura amategeko y'Imana. Turacyari ku musozi Sinayi, tuzabigeraho turebe igihe cya Yesu ko yabigenje. Ariko Yesu yakomeje gusobanura amategeko y'Imana mu buryo bunonosoye, kandi ntabwo yigeze ayagabanya, ahubwo yarazamuye yerekana ubudahangarwa bwayo n'uburyo ari amategeko y'agaciro gakomeye cyane. Aravuga ati mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njye ndakubwira ngo nunareba umugore w'abandi ugatangira kumwifuza, ugatangira kuzamura intekerezo zawe zikajyaho utagombaga kujya, uba wamaze gusambana. Si ubwo Yesu arabyoroheje? Oya, ahubwo arashaka ko bituruka imbere mu bugingo noneho, atari iby'inyuma gusa. Tari ukutureba yuko tuzi kubivuga neza no kubwiriza neza, nyamara imitima yacu iri kure yabyo. Ntabwo ari cyo Yesu ashaka. Ashaka kutugeza ku gutekereza kwa Kristo nk'uko isezerano rye riri. Mbese azabikora gute? Nicyo nshaka ko tuganira muri aka kanya. Buriya narindi kwibutsa abantu b'Imana bapfobya amategeko y'Imana ko abantu bazagera i Siyoni, abantu bazinjira muri rwa rurembo n'abakomeza amategeko y'Imana. Abantu bibwira ko bafite urukundo bakunda Imana n'abakomeza amategeko y'Imana. Icyo kintu kizirikane muri aka kanya, kandi bikomotse mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari amagambo yanjye, ni amagambo y'ibyanditswe byera. Reka njye ku ngingo y'uyu munsi. Imana irashaka kwigisha umuntu, Imana irashaka kumuhugura. Twasomye Zaburi ya 32:8, nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nshuti yanjye, tubizirikane cyane. Ndagira ngo tujye ku isomo rizwi hari n'umuntu wese w'umukristo, Yohana 3:16. Ndagira ngo tuyitekereze muri aka kanya, igihe twibaza uburyo Imana ishaka kutwigisha, twereka inzira. Yohana 3:16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Murongo ukurikiraho, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Murongo wa 19, uko gucirwaho iteka nuku. Reka tubyiteho cyane uno murongo. Reka mbanze nsubiremo umurongo ubanza. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Maze umurongo uvuga icyo gucirwaho iteka bisobanuye. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Mbese uri mu ruhande rw'abakunda umucyo? Ntabwo uzacirwaho iteka, kandi ibyo uzakora bizaba ari byiza. Erega ni iki ngiki bisobanuye? Yohana igice cya mbere atubwira umucyo wariwo, ni ijambo wigize umuntu. Ariko ngo uwo mucyo waje mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Kubera iki se? Nuko abantu bakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Ese ubwo ntabwo hajemo ibikorwa? Yes. Uwizera umwana w'Imana
uwo niwe ufite ubugingo buhoraho. ariko rero abamwizera bagendera mu mirimo myiza, bagendera mu mucyo, ibyo bakora biba ari byiza. iri somo se nabasha kurisobanura? ndumva ntabishobora. Mwuka Wera ubwe ndamusaba cyane ngo ari gusobanurire. uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ni bibi. kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Haleluya. ntabwo byakozwe mu mbaraga ze bwite, ahubwo byakorewe mu Mana. uwo muntu akeneye Imana. nicyo tugiye kureba. uwo muntu akenewe Imana ngo ibikore noneho sasa. Imana irashaka kubikora. Imana irashaka kutwigisha ngo tuzamure iduhe kwizera kuzima, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. kwizera ni iki? kwizera ni ugusobanukirwa, no kumenya. niko Abaheburayo igice cya 11 mwatubwiye. kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Mubwiriza umwe yasobanuye kwizera, kandi nkunda ubusobanura mpaye. kwizera guhagaze ku nkingi eshatu, ku mashyiga atatu y'ingenzi. cya mbere ni ukumenya. kumenya Imana. Eda Joseph yabitubwiye mu itegeko rya mbere. kumenya Imana ukwireshya, ngo ibyo ni nabyo bugingo buhoraho, uko bayimenya ko ariyo Mana y'ukuri yonyine. ariko kumenya ntabwo bishingiye ku bumenyi nk'ubwo tuvana mu ishuri. ntabwo ari ukwiga gusa, ahubwo biragenda bigacengera ubugingo bwacu, bikagira icyo biduhinduraho. nibwo bitangira guhinduka kwizera. iyo umaze kumenya rero, inkingi ya kabiri ni ukwiringira, ukumva icyizere cyose ukimariye muri yo. ibyiringiro byawe byose bikaba muri yo, bikaba muri uwo wamenye. ukumva nakubwira ngo ca mu mazi uri bunyureyo. mbese ujye ubitekereza ukuntu abantu b'Imana kwizera bisobanuye. Imana iravuga iti okay, komeza inzira mu mazi, bagakomeza nta kibazo. nimushikame ku mahame yanjye naho mwagera ubwo mupfa. igitekerezo cya Basaduraka, Meshake na Abedenego. nawe itadukiza, turemera tujugunywemo, bakanabajugunyamo. ariko Imana ikaba yiteguye gusoza amasezerano yayo, yuko naho wanyura mu muriro utazashya. Haleluya. ibyo rero, icyizere cyose, ibyiringiro byawe byose uragenda ukabijugunya mu wo wamenye. umaze kumenya ubudahangarwa, ubugari bw'urukundo rwe, imbaraga zidasanzwe zaremye isi n'ijuru, imbaraga zitubeshaho, ziduha guhumeka no kwinyagambura, maze ukamuha ibyiringiro, ukiyibagirwa. ibyiringiro byawe bikaba muri we. ariko ntabwo birangiriraho gusa, ahubwo hari inkingi ya gatatu yitwa kumvira. ntabwo ugendera muri ibyo byiringiro gusa, ahubwo harimo no kumvira. ca mu mazi ukayacamo, hagahita haboneka ubutaka ugatambuka. Amen. biratangaje cyane. uko niko kwizera rero. kwizera kudafite kumvira ntabwo gushoboka. ntabwo uko kwizera kubaho. uko kwizera nuko abadayimoni n'ubumenyi tu. n'ubumenyi. abadayimoni barabizi ko Imana ibaho, barayihindira umushyitsi, irakomeye cyane. niko muri Yakobo batubwiye. ariko uko kwizera ntabwo kwahindura ubugingo bwabo. hari ibindi bintu bibura. harabura kumvira, harabura kwiringira. ntabwo abadayimoni biringira Imana, nta nubwo abadayimoni bumvira Imana, ariko barayizi. aho ni waba ufite kwizera nk'uko abadayimoni. Imana iturinde kwizera nk'uko nguko mu izina rya Yesu. nuko rero, reka twishimiye kugendera mu mucyo. reka tugire kwizera Yesu Kristo. umwizera ntabwo azarimbuka rwose, niko isezerano rivuze, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. kandi uwo muntu azagendera mu mucyo. ibyo azakora bizaba ari byiza, kandi bizagaragara ko byakorewe mu Mana. Amen. reka twongere tuzirikane iki isezerano rishya riduteganiriza. turi kwiga ku ngingo yo kwigishwa n'Imana. ese isezerano rishya riduteganiriza iki?
reka twongere turabahebura igice cya 8 umurongo wa 10 n'uwa 11. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Ubwo ninde ugiye kubikora? Bya bintu bigiye gukorerwa mu Mana koko. Haleluya. Bigiye gukorerwa mu Mana. Isezerano cyavuze ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Maze umuntu akihandagaza. Wize teoloji, twemera mu rurimi rw'Igiheburayo n'Ikigiriki, wamaze imyaka myinshi cyane muri kaminuza yiga Bibiliya, ariko akaza akavuga amategeko y'Imana yavuyeho. Mbega ukuntu kwigishwa n'abantu biteje akaga. Kandi Imana iri gusezerana ko igiye kubigisha, ikandika ayo mategeko mu bwenge bwabo, ikayandika mu mitima yabo. Murongo wa 11 noneho ubishyira hanze, urerura rwose ukavanira umuntu inzira ku murima. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, kuko ibintu abantu bigishanya biteje akaga. Cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye kuroheje nyuma y'abandi, babandi batize, babandi batazi no gusoma, ukageza kukomeye uruta abandi, babandi bafite ama PhD. Abo bose bemera kuza ku birenge bya Yesu. Imana yiteguye kubigishiriza. Ntabwo ari ngombwa ko bigishanya, ntabwo dukeneye kwigishanya ngo oya, Imana irashaka kutwigisha. Twabibonye Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Iki ni kisezerano cyari duteganiriza nshuti yanjye, nuko Imana izashyira amategeko yayo mu mitima yacu, ikayandikamo, ikahinduka Imana yacu, natwe tugahinduka ubwoko bwayo, ku buryo tutazaba dukeneye abandi bigisha batubwira ngo menye Uwiteka gutya, ngo genda gutya. Ndagira ngo dutekereze gato ku bantu b'Imana bigishijwe nayo. Ndi kujya ku musozo ngo twumve iki kintu, ikisezerano rishya riteganyiriza abantu, kandi ababyakiriye uko byabagendekeye. Ndagira ngo ntekereze, turi mu kwezi kwa 12, turi gusingira ibihe byiza abakristo benshi bibukamo kuvuka kwa Yesu, tutitaye kuho byakomotse. Ni ikintu cy'ingenzi ko Kristo yavukiye mu isi. Reka dutekereze igihe Kristo yavukiraga mu isi byagenze gute. Ndagira ngo dutekereze, byanditse muri Matayo igice cya 2. Ntabwo nshaka kujya muri Bibiliya ngo tujye muri ayo masomo menshi, ariko abantu b'Imana barayazi. Reka dutekereze ku bashumba. Abashumba babwiye inkuru yo kuvuka kwa Yesu. Inyandiko hano mfite igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ndasomamo amagambo make ku ipaji ya 228. Kino gitabo kitubwira ibintu byabaye. Yesu Kristo ni umwami w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Agiye kuvukira mu isi, aje kuri ino planete yitwa Terre, aje kuyigenderera. Mbese bigenda bite iyo abatware bari busura agace runaka? Ndabyibuka hari ubwo n'ingendo zihagarara. Hari abashyitsi twagiye tugira mu minsi yashize, bagahagarika ingendo, imodoka zose abantu bakajya kwihisha, bakagenda banyura mu tuyira twa hato na hato, kubera yuko hariho protokoli ikomeye cyane yo kwakira aba batware kubw'icyubahiro bafite. N'abatware bo mu isi bafite, ahari baranarwaye, bashobora kuba bafite n'ibirwara by'akarande tutazi, ariko tubaha icyubahiro kidasanzwe. None se icyubahiro cyari gikwiriye umwami w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko cyanganaga iki? Dusoma muri iki gitabo Intambara Ikomeye ku ipaje ya 228. Isubi iri hasi haravuga ngo, ni version ndi gukoresha, haravuga ngo umumarayika umwe yaje gusura isi kugira ngo abarebe biteguye kwakira Yesu. Bohereje intumwa ngo banze igenzure irebe se protocol imeze gute, n'abaperezida bo mu isi aho bazasura habanza kugera intumwa yo kubanza kureba imyiteguro uko imeze. Nuko rero marayika umwe yaje gusura isi kugira ngo arebe biteguye kwakira Yesu, ariko nta kimenyetso yabonye cyo kumutegereza. Ntiyumvise ijwi ryo gusingiza no kunesha ririmba ko igihe cyo kuza kwa Mesiya kiri hafi. Mumarayika maze akanya aguruka hejuru y'umurwa watoranijwe ndetse n'urusengero, ahari haragiye hagaragara ubwiza bw'Imana mu myaka myinshi. Nyamara naho ubwaho hagaragaraga kutagira icyo bitaho. Abatambyi babandi barabigisha amategeko, babandi babanaga na Bibiliya, nta wundi murimo bakoraga, ntabwo bari abahinzi, bahuraga bacukumbura mu byanditswe, no wari umurimo wabo babuhemberwa. Ariko mu kwishyira hejuru kwabo n'ubwibone bwabo,
bakomezaga gutambira mu rusengero ibitambo bidatunganye, kandi ibyo bitambo byashushanyaga Yesu. Abafarisayo bavuganaga ijwi rirenga, babwira rubanda cyangwa bakiherera mu mfuruka z'inzira, bagasengana ubwirasi mu ngoro z'abami, mu biterane by'abantu b'injijuke, mu mashuri y'abigisha bakuru b'idini. Nta muntu n'umwe wazirikanaga igihamya gitangaje cyari cyaratumye ijuru ryose ryuzura ibyishimo no guhimbaza cy'uko umucunguzi w'abantu agiye kuvukira mu isi. Ntabwo ibyo bintu bari babizi, ntabwo bari babyitayeho, nta myiteguro namba yari ihari. Reka nkomeze nsoma aya magambo. Nta kimenyetso cyahamyaga ko Kristo ategerejwe, kandi nta myiteguro yakozwe yo kwakira igikomangoma gitanga ubugingo. Mu gutangara kwinshi, ya ntumwa y'ijuru yari igiye gusubirayo ijyanye inkuru iteye isoni, ariko ibona itsinda rito, itsinda ry'abashumba bari barinze amatungo yabo ya nijoro ubwo hari mu gicuku, maze bakitegereza igiterere gitamirije inyenyeri, biga iby'ubuhanuzi bwa Mesiya ugomba kuza ku isi, kandi bategerezanije amatsiko kuza k'umucunguzi w'isi. Haleluya. Itsinda ry'abashumba, abantu basuzuguritse. Mbese abashumba urabazi? None tubageranyije n'abantu bafite za PhD, bitwa ba revera, abamusenyeri, aba bishop. Mbese twabageranya dute n'abashumba? Iryo tsinda ry'abashumba bari barinze amatungo yabo, bigaga iby'ubuhanuzi bwa Mesiya ugomba kuza ku isi, kandi bategerezanije amatsiko kuza k'umucunguzi w'isi. Abo ngabo rero, aho niho marayika yabonye abantu biteguye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Uwo mwanya umumarayika w'Uwiteka arababonekera, maze ababwira inkuru nziza itera umunezero mwinshi. Haleluya. Ikuzo ryo mu ijuru ryuzuye icyo kibaya, haboneka abamarayika benshi batabarika, maze biba nk'aho iyo nkuru itangaje cyane ku buryo itavugwa n'intumwa imwe ivuye mu ijuru. Bityo amajwi menshi cyane aririmbira rimwe indirimbo izaririmbwa umunsi umwe n'amahanga yose y'abacunguye, ivuga iti: mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, n'amahoro abe mu bo yishimira. Aba bantu b'abashumba, izi nsuzugurwa, hari nta nubwo baheruka koga, bibera mu misozi. Abo nibo bagaragaye ko bashaka kwigishwa n'Imana, bashaka kumenya iby'ubuhanuzi bwo kuza kwa Yesu, maze babonekerwa n'abamarayika. Ntabwo uwo marayika umwe ngo yari ahagije ngo atangaze iby'iyo nkuru, maze itsinda rinini cyane, intumwa zivuye mu ijuru baraza, umucyo umurika kuri uwo musozi, baraturagara bararirimba bati: mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Umwanditsi yavuze amagambo akomeye. Mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu! Mbega uburyo gicyaka utizera kwacu, ubwibone bwacu no kumva twihagije. Mbega uburyo iki gitekerezo kituburira ngo tube maso. Natwe tunarwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twasubirijwemo. Kubera iki se? Kuko twigishwe n'abantu. Ngaho rero, reka turebe bari abashumba bibera mu misozi, bigishwa n'Imana, bacukumbura mu byanditswe, bumva bakeneye amakuru. Turebe n'abari abantu bize amashuri akomeye cyane. Mbese abigishijwe na babandi bo mu rusengero, abo nibo bamenye inkuru yo kuza kwa Yesu? Igisubizo ni oya, ntabwo babimenye. Byamenywe n'itsinda rito, itsinda ry'abashumba. Maze abamarayika barababwiye bati: nimugende muramusanga mu kiraro aho aryamye. Barirukanka bajya kumuramya. Abo nibo bamenye inkuru yo kuvuka kwa Yesu bwa mbere. Twari dukeneye kwigishwa n'Imana. Ntabwo nzi niba ibintu byakumvikana ku rugero rwabyo, ariko ndasaba Imana cyane kugira ngo Imana ibyumvikanishe. Inkuru yo kuvuka kwa Yesu iratangaje cyane kandi ikuramwe amakuru akomeye. Matayo igice cya 2 n'ubundi atubwira none irindi tsinda ryamenye iby'umukiza. Iri tsinda naryo riratangaje kandi rirantangaza cyane. Ritubwira iby'abanyabwenge. Abanyabwenge baje kuramya Yesu. Aba banyabwenge ntabwo bari abantu b'Abisirayeli, ntabwo babarizwaga mu itorero. Oya,
ntabwo bari abantu baramya Imana, bari yo kure gusa, bari abanyabwenge ariko bashishikarira kumenya ngo bari abanyabwenge mu by'inyenyeri, bari abastronaute, noneho baza kubona inyenyeri idasanzwe. Ariko bakaba basomye mu gitabo cyo kubara, basoma ubuhanuzi bwa Baramu yigeze kuvugira mu butayu ashaka kuva mu bwoko bw'Abisirayeli, ariko avuga iby'inyenyeri y'umwe uzaza mu isi. Babona iyo nyenyeri ntabwo isanzwe. Mwuka w'Imana bigisha ko iyo nyenyeri ari y'uwo nguwo, umwami wavukiye muri Isirayeli. Barahaguruka, bafata amafarashi, bashyiraho zahabu, bashyiraho ibyome n'icyubahiro cyinshi bahaye uwo mwami, bashyiraho ishangi, bajya kumuramya. Ikintu gitangaje cyane, bageze i Yerusalemu, serivisi za immigration zarabakiriye, protokoli irakorwa yo kwakira abo bashyitsi bavuye kure. Bagera ibwami bati murashaka iki? Bati tuje kureba umwami wavutse, tuje kumuramya. Ari he? Ngo tumuramye. Abibwami bavuga bati ye, ntabwo ibyo bintu tubizi. Nimuhamagara abatambyi, nibo bafite ubwiru bw'ibizaba ku bwoko bw'Imana. Nimubahamagare baze. Barababaza bati ibyo bintu bano bantu baje kuvuga ni ibiki ko tutabisobanukiwe? Reka ayo magambo nyasoma ariko. Matayo igice cya kabiri. Murongo wa 2. Umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Baratunguwe, birabayobeye. Ibyo bintu se ni ibiki? Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwoko bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Musobanure bino bintu ni ibiki? Ko ari mwe mubana n'imizingo, ko ari mwe muhora mubisoma, ko ari mwe mubyigisha. Ikintu gitangaje n'umurongo bamuhaye bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda. Basubiyemo ubuhanuzi, barabuzi, ariko ntabwo bazi yuko umwami yavutse. Ntabwo aba bantu bigishijwe n'Imana. N'ikibazo bari bafite tubona mu mibereho ya Kristo, ntibamumenye rwose. Basanze ari umwijima gusa. Rya somo ryatubwiye ibintu bijyanye n'umwijima n'umucyo. Ariko Yohana igice cya 2 atubwira yuko Kristo yari umucyo waje mu isi, ariko umwijima ntiwawumenya. Reka da, ntabwo byamenyekanye. Abanyabwenge baje kuramya Yesu, bashaka amakuru kuri abantu ngo umwami yawavutse ari, basanga ntabizwi. Ariko hari igisubizo Herode yabonye yabahaye. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Noneho asanze aba bantu, aba bateologiye nta makuru bafite. Munsobanuro byabagendekeye bite? Mwabibonye gute? Ayahe mayerekwa? Bigishijwe n'Imana. Nuko batuma i Betelehemu bati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye ngiye kumuramya. Bamaze kuva kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho uwo mwana ari, ihagararaho. Umurongo wa 10 ndawukunda. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Haleluya. Abo bantu bari kwigishwa n'Imana. Imana irabayoboye, kandi bagezeyo baramuramya, bamuha icyubahiro. Byagaragaraga ko asuzuguritse cyane, ariko bari babwiwe inkuru ko ari umwami. Bamusanze aryamye ahari muri wa muvure, amase ari aho hafi, kiraro kinuka hatuma urusazi, twa tuntu tw'utuzizi nyine tuba hafi y'ingarane. Aho niho Yesu Kristo yavukiye, umwami w'ijuru n'isi n'amasoko. Nta protokole babonye. Mareka ngo yarazi ko biba bitangaje cyane, hari umutekano urinzwe, hari ibintu bidasanzwe, ariko naho Kristo yavukiye. Kubera ko ntabwo babimenye, byamenywe n'abashumba,
byamenywe n'abanyabwenge bakure, birakomeye cyane. Ndagira ngo nkujyane muri Yohana igice cya mbere, nanone dutekereze iby'umuntu umwe wigishijwe n'Imana. Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere, hari amagambo meza cyane uhereye ku murongo wa 43 atubwira Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kugigarira, yabonye Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari w'i Betsaida, umudugudu w'i Yudaya wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye. Amen. Ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Filipo afite amakuru meza, ari kuza kubwira Natanayeli ati umva, wa wundi twasomaga, wa wundi twakoraga ubushakashatsi twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli agwa mu kantu, umurongo wa 46. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Bishoboka bite ku mwami twasomye muri ayo mateka yavukiye i Nazareti? Filipo aramusubiza ati ngwino wirebere. Haleluya. Ngwino wirebere, ngwino urebe nawe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Ushobora kwibaza ikibazo, Natanayeli ari gukora iki munsi y'umutini? Yari ari gusenga, shakisha ubwenge buva ku Mana, yishyuza Imana amasezerano. Ryasezerano twasomye muri Zaburi ya 32, Mana nyigisha, ndashaka kumenya iby'ibi bintu. Mwuka abantu uzutsobanura ko Natanayeli yaracanganyukiwe, ibitekerezo bye byari bihugiye ku murimo wa Yohana Umubatiza, yibaza iby'uwo murimo, yibaza ibigiye kuba, ashaka kwigishwa n'Imana. Kandi igisubizo cyari kije, kuko Imana ntabwo yabura kwigisha umwana wayo. Ni isezerano yasezeranye, iyasezeranye ntabwo ibeshya. Imana yacu ntabwo ari nyabinyoma, ni umunyakuri, izakwigisha ikwereka inzira unyura. Nuko Natanayeli arikanga, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, nowe mwami w'Abisirayeli. Umutima we wumva uranyuzwe rwose no gusobanukirwa na Yesu Kristo n'umurimo we. 50. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Amen. Nshuti yanjye, igihe dutekereza ibi bintu dusanga ibintu byari byanditse ariko tutarabyumvise, kubera ko kenshi twahisemo kwigishwa n'abantu kuruta kwigishwa n'Imana. Dukeneye isano yimbitse yo kujya aho Imana iri, tukajyana umushyikirano nayo kugira ngo itwiyigishirize, kubera yuko isezerano rishya yaravuze ngo ntabwo bazigishanya, kuko iyo bakwigishije ntabwo bifatika, ntabwo bigira ireme. Imana yashaka kutwiyigishiriza. Igihe wumva uri mu rujijo, igihe wumva bidasobanutse, ishyuza Imana amasezerano yuko ishaka kukwigisha. Isuza Imana ngo isezerano rishya risohore mu bugingo bwawe, yandika amategeko yayo mu bugingo bwawe, ikwigishe kuyimenya, kuko urabikeneye cyane. Kandi nibwo bugingo buhoraho ko bayimenya ko ari Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ndasoreza ku gitekerezo kiri muri Luka igice cya 24, kitubwira ibyo abigishwa bari mu nzira igana Emawusi. Abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Iki cyigisho nacyo, aya magambo yankoze ku mutima cyane, aya magambo yankoze ku mutima cyane. Reka nsome igitekerezo, ndagisoma nihuta. Ni Luka igice cya 24 umurongo wa 13. Nuko munsi babiri muri bo bajya mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadio 60, kandi hasi batubwiye ko stadio 60 ari urugendo rw'amasaha 2 n'igice. Nuko baganira ibyabaye byose. Icyo gihe hari ibintu byari byabaye, n'igihe Kristo yari yabambwe, arahambwa ndetse arazuka, n'inkuru zitangira kuvugwa. Bamare baravuga bati twageze ku gituro cye, ntawe urimo, yazutse, n'ibindi n'ibindi.
nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanye ibiki? Yesu yitegereza aba bagenzi bagana Emawusi, ariko arumva bafite ibibazo byinshi, ariko kuko isezerano ryayo rivuga yuko azatwigisha, arifuza kugendana nabo ngo abigishe. Muragenda mubazanye ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro, imitima yabo iremerewe n'ibyabaye. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arabaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanzeho ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. 21 kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Nibyo byiringiro bari bafite agahinda kenshi, bamubwira iyo nkuru bababaye cyane, bati ni wowe utazi ibintu byabaye koko? Umuntu twari dutezemo ibyiringiro ko azacungura Abisirayeli akabavana mu bubata bw'Abaroma. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri, ko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Aba bantu bari kubwira story Yesu, ariko ntabwo bamumenye. Bari kumubwira ukuntu byagenze n'agahinda bafite, bamubaza ukuntu we atazi ibyo bintu. Ariko twumve 25 arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze. Mbese Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanura mu byanditswe byose byanditswe kuri we. Reka mbaze ikibazo, mbese abantu n'ubwa mbere bari bigishijwe ibyerekeranye na Yesu Kristo? Oya, bari basanzwe barabyigishijwe, ariko se ni bande babibigishije? Babyigishijwe na baba teologiye, baba farisayo n'abanditsi, ku buryo ibyiringiro by'Abisirayeli byari muri Yesu koko, muri Mesiya uzaza, ariko aje kubacungura ingoma y'Abaroma. Bari bazi ko ari umwami uzaza akomeye cyane, azaturuka mu bikomangoma bidasanzwe, akarwana intambara zinesha. Ni kenshi bashatse no kumwimika, nibyo byari biri mu bwonko bwabo, ariko se babivanye he? Nuko bigishijwe n'abantu, bagerageza kubasobanurira ibyanditswe byera, ntabwo babisobanuriwe n'Imana. Byatumye bahusha intego. Umwami Yesu baramubamba, ntibamwakira nk'umucunguzi, ntibamwakira nk'umwami w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Bamufataga nk'umuhungu wa Yosefu na Mariya, bamufataga nk'umwana w'umubaji uri mu muryango usuzuguritse. Nyamara ngo ibiri byinshi byose niwe wabiremye. Mbega Yesu ati biratangaje, imitima yitinze kwizera ibyo abahanuzi bavuze. Mbese ntiyarakwiriye kubabazwa? Mbese Yesaya 53 ntiyamuhanuye? 28 bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati se waretse tukagumana nawe ko bwije kandi umunsi ukabukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. 31 amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Mbega ibyago bagize! Bakimumenya yitaburira imbere yabo, ariko ntabwo bari bamumenye. Ariko noneho byagenze gute? Baravugana bati yewe, ntiwibuka ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe? Igihe Imana yari itangiye kubasobanurira ibyanditswe, ndagira ngo nkubwire ko Yesu Kristo ari Imana niba utabyemera. Igihe yari itangiye gusoza amasezerano twamaze kubona mu byanditswe ko izatwigisha, ibasobanurira ibyanditswe, ngo imitima yabo yari ikeye cyane, bumva baryohewe, batangira kubyibukiranya. Ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi.
bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko yamanyuye umutsima. Nshuti yanjye, mbese wakwemera imitima wawe nawe ukanyurwa no gusobanurirwa ibyanditswe na Yesu Kristo kuruta ko wabisobanukirwa na bishop wawe, kuruta ko wabisobanukirwa na pasiteri wawe, kuruta ko wakumva ubwenge bwawe buhagije ku buryo bubasha gusobanurira ibyanditswe byera? None se ko Imana ishaka gusobanura ibyayo wayihaye karibu, ndagira ngo nkubwire ngo nawe uzagira kunyurwa, umutima wawe uzarushaho gucya nk'uko aba bavuze bati ntiwibuke ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe. Ndakwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo wifuze ubwenge buva mu ijuru ku Mana, agusobanurira ibyanditswe byera bye, akwandikemwe amategeko ye, umutima wawe uzanyurwa rwose, yewe n'impaka zizashira. Ndasoreza ku magambo ari muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 17. Haratubwira ngo ariko ubwenge buva mu ijuru, ubwenge buva mu ijuru butava mu isi, butava mu bahanga b'isi, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'imeneza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Ndakurarika mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo ngo wifuze ubwenge buturutse mu ijuru budakomotse mu isi, ubwenge buturutse ku Mana umuremyi budakomotse ku bahanga b'isi, ubwenge buturutse aho ngaho budakomotse muri jye, kuko jyewe ndi umuswa cyane, budakomotse mu byiyumviro byawe, kuko nawe ibyumviro byawe bifite aho bigarukira. Ndakwifuza ubwenge buva mu ijuru, kandi amasezerano y'Imana tumaze kwiga ni Imana yasezeranye kandi izasoza nk'uko itabeshya kandi itazigera ibeshya rwose. Imana duhe kwigishwa nayo, icyo ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Data twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye ko ushaka kutwigisha, tugushimiye ko ushaka imitima yacu icya tugasobanukirwa n'ibyanditswe byera, bikadukuza, bikatweza, bikatwuzuza urukundo rwawe, tukagera guhinduka nkawe rwose, ngo tube tugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo nk'uko ijambo ryawe ryabisezeranye. Turaje utwigishirize, bidasobanutse bisobanuke, tuvanye amaso ku bantu tuyazanye kuri wowe, ngo wari utwiyoborera no gusoza amasezerano yawe, kuko wasezeranye kuzatwigisha ukatuyobora inzira tunyuramo, ijisho ryawe rikatugumaho, bisorere muri twe. Niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.